Mwami wacu Yesu Kristo nyir'ubuntu bwose n'imbabazi n'urukundo ashimwe, wongeye kuduha aka kanya ko kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Mukomeje kubana na Pastor Jean Jacques. Dusoma ijambo ry'Imana mu rwandiko Pawulo yandikiye Tito mu bice 3 umurongo wa 4 kugeza ku wa 7. Turasoma no mu rwo yandikiye Abefesi bice 4 umurongo wa 6. Nyamara kugira neza kw'Imana umukiza wacu n'urukundo ikunda abantu bibonetse, iradukiza itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze, ahubwo kubw'imbabazi zayo idukirisha kuhagirwa, ariko kubw'ibyarwo bwa kabiri ikadukirisha no guhindurwa bashya n'umwuka wera, uwo yahaye Yesu Kristo umukiza wacu kuducunshumuriraho cyane, kugira ngo dutsindishizwe n'ubuntu bwayo duhere ko tuba baragwa, dufite ibyiringiro byo kuzahabwa ubugingo buhoraho. Mu Befeso 4:6 hariho Imana imwe, ariyo Data wa twese udusumba twese, uri hagati yacu twese kandi uturimo twese. Amen. Dukomeje kubifuriza kugira Noheli nziza, tumenya neza ijambo ry'Imana ritwigisha kuvuka kwa Yesu Kristo Umwami n'umucunguzi wacu. Kumenya ko Yesu yambaye umubiri w'umuntu ku bwacu n'ibanga rikomeye, kuko bituma Noheli ikubera inyungu itari y'umunsi mukuru w'umunsi umwe, ahubwo biguhesha gukingura umutima ukakira Imana yaje kugusanga mu isi, bikaguhesha umurage utabasha kubora cyangwa kugajuka, ubugingo buhoraho bubonerwa muri Kristo wavukiye muri iyi si. Isezerano ryo kuvuka kwa Yesu nk'uko Yesaya yarihanuye hariya mu bice 9 umurongo wa 5 ritwereka uwagombaga kuvuka uwo ari we n'icyo azatumarira, bigaragarira mu mazina yamwise muri ubu buhanuzi. Twarebye ubushize uko yavuze ko azitwa Imana ikomeye, uyu munsi turareba uko yavuze ko azitwa Data wa twese uhoraho. Ijambo twasomye hariya mu rwandiko Pawulo yandikiye Tito, Pawulo yavuze ko kugira neza kw'Imana kubonetse igihe Kristo yavukiraga mu isi, ngo byanatumye aduhesha kuvuka ubwa kabiri. Imana iba Data, ntiyongera kuba imbaraga ziriyo kure tudafiteho uburenganzira, ntiyongera kuba iy'Abisiraheli cyangwa iy'Abaheburayo, ahubwo Imana yabaye Data. Ndetse hariya mu Befeso twasomye hashimangiye ngo hariho Imana imwe, ariyo Data wa twese udusumba twese, uri hagati yacu twese kandi uturimo twese. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana ni Data utari nk'abo mu isi, ni Data udukunda urukundo ruhoraho, ugendana natwe, utaduta, utaduhana, ahubwo uhora udufitiye impuhwe n'imbabazi. Iyo iza kuba Data nk'abo mu isi, hari abatari kuyikunda, nubwo n'ubu hari bamwe bakibitekereza mu ishusho ya base bo mu isi, ugasanga bibatera kutamenya urukundo rwayo rutagira akagero. Ni byiza ko tumenya ko Imana ari Data w'umwihariko, ari Data wuzuye urukundo ruhoraho kandi udufitiye impuhwe n'imbabazi. Ni Data rero udukunda urukundo rutagize icyo rushingiyeho. Imana yadukunze urukundo rugera ku rwego rwo kutwitangira ku musaraba. Ibi ngibi umubyeyi wo mu isi ntabwo yabasha kugira urukundo rungana gutya ngo arukunde umwana we. Iyo dusomye hariya muri Yohana ibice 10 umurongo wa 11, ibyo Yesu yivugiye agira ati, nijye mwungeri mwiza, umwungeri mwiza apfira intama ze. Uru rukundo yarudukunze ashaka ko tubona ubugingo buhoraho, ariyo ntego nyamukuru yatumye Kristo aza mu isi. Yohana 3:16 umurongo abantu bazi cyane haravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye tanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Imana rero yadukundiye urukundo kugira ngo tugere kuri ubu bugingo buhoraho. Ikindi nuko muri uru rukundo azabana natwe iteka.
urukundo Kristo adukunda rumutera kutadusiga, ahubwo agahorana natwe. Ntabwo ari Imana dushakira kure. Iyo usomye hariya mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana 14:18 haravuga ngo sinzabasiga nk'imfubyi, sinzabasiga nk'imfubyi, ahubwo nzazaho muri. Yesu wavukiye mu isi akambara umubiri nk'uwawe, yaje kugira ngo mubane. Ntabwo ari kure yawe, ahubwo murabana, kuko umugambi we ni uwo kubana nawe. Ese wamukinguriye umutima? Wizera ko mubana buri gihe cyangwa wumva yaragutaye? Ikindi ni uko aza aho uba. Yesu wavukiye mu isi aza aho uba. Ibyahishuwe 2:13 haratubwira ngo nzahuba ko ari aho intebe y'ubwami bwa Satani iri, nyamara ugakomeza izina ryanjye ntiwihakane kunyizera, ndetse no mu minsi ya Antipa umugabo wakiranukiraga kumpamya wiciwe iwanyu aho Satani aba. Azi rero aho uba kandi azi yuko hari n'icyicaro cya Satani. Azi ibihabera kuko ni Emanueli, Imana mubana. Ntabwo ari Imana ihabwa amakuru y'aho uba n'uko haba, ahubwo ni Imana ibana nawe. Ikindi, Yesu ntitubana ibihe bimwe gusa ngo ibindi agusige, mubana ibihe byose. Somye Matayo 28:20 haratubwira ngo kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugera ku mperuka y'isi. Ni Imana yiyemeje, ifite intego yo kubana natwe kugera ku mperuka y'isi. Nta gihe na kimwe rero yiteguye kudusiga no kuduhana, nubwo waba uri muca mu bihe bikomeye. Kristo ni Imana yaje kubana natwe kuko ni Data wa twese mwiza. Ikindi, ni Data wa twese twemerewe kwegera buri gihe uko tugize icyo dukena. Iyo usomye hariya muri Matayo 6:9 haratubwira ngo nuko musenge mutya muti Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Imana ni Data rero twemerewe kandi kugira icyo tumubwira, tumusaba, kuko ni Data w'umwami n'umutunzi wa byose, wemerewe kwiyambaza igihe cyose no kuri buri kimwe cyose, wizeye ko ugihabwa nk'uko umwana afite uburenganzira ku by'umubyeyi umukunda. Imana ishimwe ko yaje ngo yitwe tugire Data wa twese uhoraho. Nshuti mwene Data, Yesu niwe waduhesheje kuvuka ubwa kabiri, bituma Imana iba Data wa twese. Dusabe guhishurirwa uru rukundo rw'Imana yatuzaniye mu buryo bwuzuye, tutibuza uburenganzira ku migisha twemerewe nk'abana mu rugo. Imana iguhe umugisha, Imana ikugirire neza, ikomeze kuguhishurira ibanga riri mu rukundo rutagize icyo rushingiyeho Imana yagukunze, mu izina rya Yesu, amen.